Nimunyemerere dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa gice cya 26. Turasoma duhere ku murongo wa 12 tugeze ku murongo wa 18. Ibyakozwe n'intumwa ibice 26 umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 18. Urakoze. Ngikora ibyo ngi Damasiko mpawe ubutware ntegetswe n'abatambyi bakuru. Nkigenda ku manywa y'ihangu mwami mbona umucyo uvuye mu ijuru urusha uwizuba unsangana nabo tugendana. Twese twikubita hasi numva ijwi rimbwira mu ruheburayo riti Sawuli Sawuli undenganiriza iki? Biragukomereye gutera imigeri ku mihunda. Nanjye ndabaza nti urinde mwami? Umwami aransubiza ati ndi Yesu urenganya. Ariko haguruka uhagarare kuko igitumye nkubonekera ari ukugira ngo ngutoranye nkugire umukozi wanjye n'umugabo wo guhamya ibyo ubonye n'ibyo nzakubonekera ngukize ab'ubwoko bwanyu n'abanyamahanga ari bo ngutumyeho, kugira ngo ubahumure amaso nabo bahindukire bave mu mwijima bajye mu mucyo, bave no mu butware bwa Satani bajye ku Mana, bahereko bababarirwe ibyaha byabo baraganwe n'abejejwe no kunyizera. Amen. Mwikirize ngo amen. Ndewe iteka cyane kuba ari jewe ugiye kugabura ijambo ry'Imana. Bishimiye Imana, Imana ihabwa icyubahiro. Shimiye kandi ko mbabona imbere yanjye mwiteguye kwakira icyo umwuka ari bubahe. Aya ni amagambo dusoma tuyakura mu bice 22 n'ibice 23 n'ibice 24 na 5 na 6 na 7. Ni amakuru avuga kuri Sawuli gusa, cyane cyane amuvuga ari imbere y'abacamanza no mu ngendo zikomeye aje i Roma. Bibiliya iratubwira ngo uyu witwa Sawuli yagize umugisha wo kubyarwa n'ababyeyi beza bayobotse idini y'Abayahudi, bubahirizaga amategeko ya Mose. Ise amaze kumubyara abonye ari umwana w'umuhungu. Murabizi ko mu muhango w'Abayahudi umwana w'umuhungu niwe watangirwaga felicitation ko babyaye, ntabwo ab'abakobwa byabagaho. Yemwe ni nawe washakirwaga ishuri ryo kwiga. Uyu muhungu aza kugira amahirwe abyarwa ise yaramaze kugura nationalite y'Abaroma, kandi muri iyo myaka nationalite ya Kiroma yarahendaga, yaguraga amafaranga atagira ingano. Asanga se yagize amahirwe yo kugira agafaranga agura iyo nationalite, noneho abana bose bavukira muri nationalite y'Abaroma. Kandi kuba umuroma icyo gihe nta wagukubitaga, nta wagufatiraga mu nzira, nta wakuvugagaho. Bimeze nk'uko umunyarwanda uyu munsi, iyo uri umunyarwanda uyu munsi mu mahanga kuri za aeroport ugenda wareza agatuza. Jone na Addis Abeba ni nkashaka kuvuga ikinyarwanda ngo numve ko hari unyumva. Uwo munyarwanda arahenda from Kagame. Avuga ati people from Kagame, people from Kagame, people from Kagame arahenda. Nibutse ukuntu nari muri Tanzania yanjye njya muri gari ya moshi mfata ingofero ndayikwikirangira nya kugira ngo batamenya ko ndi umunyaru muri 96.
ndakwikira njya muri gare ya moshi maze igiswe ndakididibuza aho ihagaze bati wanyaru toka ariko uyu munsi wa none wanyaru ingiya nta wadutuka nabyo mu bizamura ishimwe imbere y'Imana. Sawuli agira amahirwe avuka ise afite ijambo muri ampire y'Abaroma. Ikindi agira amahirwe avuka se akora trading, akora ubucuruzi muri ampire yose, kandi ampire yari nini muri za Ethiopia, muri za Libya, muri za hose aho ngaho Abaroma barahageraga. Sawuli avuka muri uwo munyenga. Isa mujyana mu ishuri, avuga ati umwana agomba kwiga amategeko bwa mbere na mbere, akiga amategeko y'Imana. Agize amahirwe asanga hari umwarimu w'agahebuzo witwa Gamariyeli wabaga Yerusalemu, baba ariho bamujyana. Ni nk'uko uyu munsi wajyana umwana muri Gunintirizi cyangwa se ahandi. Sawuli aragenda ariga maze abintiti, muvuge ngo abintiti. Amategeko arayiga, yiga amategeko ya Mose, za ntuzice ntuzasama, ibyo bintu byose arabyiga, aragenda bumuhanga. Arangije imyaka 12 bahera ko bamujyana ajya kwiga mu Bagiriki. Ikigiriki arakiminuza maze aragenda araminuza. Ibyabaye kuri Kristo byabaye adahari, byabereye Yerusalemu we ari mu mahanga. Igihe kigeze aratahuka. Najyaga ngira ngo amataratara umuntu wese urangije university arayambara, niko nibwiraga, ariko mvuko nkeka. Amanuka yatuyemo agaruka Yerusalemu. Abantu bose bamoja ati Sawuli yaje, umwana wo kwa Naka yaje. Ageze Yerusalemu, ripoti ya mbere yahawe abatambyi bavuga turakaza neza uvuye kwiga amategeko, kandi se yari yamaze kumuhitiramo shuwa yo kuzaba umutambyi mukuru, akaba rabi, nawe akazajya aramywa yikubitwa imbere. Ajya kumumurikira abatambyi. Ntabwo nari impare ariko mvuko ntekereza. Ndaje kugira ngo dukore nicyo nziye, kandi mumbwira ibibazo byose byaba bihari dusafatanye kubikemura. Baramubwira bati ikibazo cya mbere, hari umuntu uherutse gupfa. Uwo muntu rero ubu aferi ye ituriho, kandi twe twamugamba, ariko tega amatwi wumve. Yicaga amategeko ya Mose, akabwira abantu kwikorera uburiri ku Isabato, akabwira abantu kugenda ku Isabato, akababwira ko Mose ntacyo amaze. Baravuga ati rero ibyo tumaze kubibona tuza kame mu kumucira urubanza rwo gupfa. Arapfa, ariko ikibazo kiriho nyuma yaho yaje kuzuka. Mumukomera amashyi wazutse. Uwo muntu yarazutse, none aferi ye rero yagarutse, yamamaye, arimo aragenda agira abantu benshi. Kandi ubu turimo tukubwira amaze kugira ibihumbi muri Siriya, amaze kugira ibihumbi muri Yerusalemu, amaze kugira ibihumbi muri Galilaya, amaze kugira ibihumbi muri Samariya, amaze kugira abagabo n'abagore babaye abayoboke be. Uradufasha iki kuri icyo kibazo? Avuga ati ni munsi nyiri inzandiko, please, munsi nyiri inzandiko, aho bari hose muhambwire, nzahakikisha aruko bose nabarangije. Bibiliya tubwira ngo bamusinyira inzandiko, bamuha ama escort, aramuherekeza abanza muri Siriya. Ariko Bibiliya tubwira ngo abantu bose n'abakristo bari bamenye amakuru y'ibiri gukorwa n'ibitegurwa, maze ngo nabo ntibagira undi baregera, ahubwo bapfukama imbere ya Data. Reka nkubwire, ujye uhaguruka upfukama imbere y'ikibazo, kizikemura udateye impaka, kizikemura udateye induru, kizikemura. Mbwira mwene so ngo kizikemura. Aya mavi aya umuntu asenga arira akagusengera, arira ngo barasenga, barahamagara bati Data, Sawuli araje rero
twamenye ibyo yakoze i Yerusalemu, yamaze abantu, natwe aje kutugeraho. Kristo abyumva ari mu ijuru. Komera Imana amashyi mwe. Abyumva ari mu ijuru, aravuga ati nimwicecekere turibonanira. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Sawuli ngo aragenda kuva i Yerusalemu ujya muri Siriya. Icyo gihe bakoreshaga iminsi 7. Ubu ni hafi kubera moyen de transport, ngira ngo Dr. yabaye yarabizi n'abandi harabagiyeyo. Bakoreshaga iminsi 7 icyo gihe ugendera ku ndogobe, ku mafarashi. Uyu munsi ngira ngo ni umunsi umwe cyangwa amasaha ku ndege, cyangwa se kone igihugu gihana urubibi na Isiraheli. Umwanditsi yanditse igitabo ngo yari yamaze gukora idose, yavuga ati ndahera kuba pastori, nkurikizeho abadiyakoni, nkurikizeho abaririmbyi n'abandi bose babyishizemo, kandi wanzafata ni ukumuboha, nkamuboha uko abaroma baboha, nkamwambika imbago mu maguru no ku maboko, ubundi tukibonanira. Ngo yurira ifarashi n'abasirikare babwira ati mwariye karungu tugende. Humva uko Bibiri tubwira ngo ageze mu nzira, ngo hari ku manywa y'ihangu mu masaa 6. Amina, amina. Ngo hari ku manywa, bwira mwene so ngo wabona wa wundi Imana imufashe kuri aya manywa. Nawe wabona igufashe kuri aya manywa, ndakwifuriza kwigufata kuri aya manywa. Aya manywa y'ihangu Imana ikore ku mutima wawe. Ngo arimo abitekereza atyo, ngo agiye kubonayo abona umucyo umaruze bw'ijoro, ngo ako kanya yikubita hasi yubamye, ahanuka ku ifarashi yikubita, n'abasirikare nabo bahanukaho bikubita hasi. Ijwi ngo riraza ngo Sawuli, Sawuli ushaka wiki? Bwira mwene so ngo ugushaka abashaka Yesu. Uwakwishyizemo yishyizemo Yesu. Ongera umumbwira uti uwakwishyizemo yishyizemo Yesu. Kandi ntibizatinda ko Yesu amwereka kudakorwaho. Reka nkubwire, ongera umumbwira uti twebwe ntidukorwaho. Hari umugabo udushyigikiye, hari umugabo waduhamagaye, hari umugabo wadutoranije, atubereye maso. Muzamure icyubahiro, tera haleluya, tuzamure icyubahiro cy'Imana. Atubereye maso. Vuga tundenganize cyangwa atese ninde urinde se? Urinde ati nije Yesu. Abo buri guhiga n'abana banjye, abo buri guhiga n'abana banjye, abo buhiga n'abana banjye. Ndabizi hari abakwishyizemo, hari abuzi n'abutazi, hari abakuvugira mu rwongorerano, hari abacura imigambi, ariko ndaguhanuriye kuri aya manywa, ubareba arimo arabareba ijisho ritari ryiza. Arimo arabareba ijisho ritari ryiza, arimo arabareba ijisho rikomeye. Ibyo bavuga n'ibyo bakora, nibashaka babivemo hakiri kare, nibashaka babireke hakiri kare, nibashaka babyihore. Ntabwo ari we watumye bigenda kuri, ntabwo ari we watumye bikumerera kuri, nta uruhare ubifitemo. Uruhare rwabo niwe rureba, rurabareba. Akira ubwo buhanuzi mu izina rya Yesu. Nibo bireba. Ndagusubiramo nkubwire ngo ibibazo nibo bireba, si wowe. Nta ruhare ubifitemo, ababifitemo uruhare bariyo bari. Wowe uri kuri Kristo, kuri Kristo. Bazahura nawe, bazahura nawe. Abari Damasiko bayobowe n'umuvugabutumwa witwa Ananiya, ubwo bari mu masengesho. Undi umugabo igihe yaryamyaho agize ngo arahumura amaso asanga nta kireba. Wa muhungu uvuye muri kaminuza, nihangane nkoresha iyi, uvuye muri kaminuza. Kera nshuti zanjye mu gihe cyacu warangizaga kaminuza waza guhengamye arengekaga, umuntu akajya areba atya, dit oui, ça veut dire que. Agiye kubyuka mu mataratara asanga ntareba.
kibazo gihari, abasirikare bo bararebaga ariko banga kuhamukura, barakata basubira i Yerusalemu, nabasigara aryamye mu muhanda. Bamwe ngo baramufata baramurandata, barabatese bigende bite. Ijwi riramanuka risanga bari mu cyumba, rabwira ngo Ananiya, umva nkubwire, uyu mwanya haguruka unyure mu nzira igororotse, ugende urahura na Sawuli namufashe. Bwira mwene so ngo yamufashe. Intare mwene Dawidi, haleluya, yari imaze kumufata, ijegeza ibihangange. N'icyo gihangange izagifata, na patoro wawe izamufata, n'umugabo wawe izamufata. Nkomera ku rutugu mubwire ngo nuri izamufata, aho izamufata, izamufata, izamufata. Haleluya. Wongera umubwire ngo izamufata, n'umugabo wawe izamufata. Apfa umusengere gusabeho arame, ariko ntibizafata igihe itamufasha. Nababwire twajyaga turirira mama ntiyagiraga umutima mubi, ariko yari umusinzi do A Z. Ni wa mukecuru wajyaga umunsi umwe bamukubitiye mu kabari ko kwa Gahutu, numva ndababaye, ngizagaye nari nkiri muto. Mama arasinda, tukinginga reka, ariko umunsi umwe yagwiriye ibuye agushaho urubavu. Arasenga aravuga ati nunkiza urubavu sinkorore, nanjye nzakurikira iby'abana banjye bagiyemo. Yaje mu rusengero arwaye. Reka nkubwire, hari aho yabategeye izabafatira. Umugabo hari aho yamutegeye izamufatira. Iryo korosi umunsi yarikase niho bazasakiranira, niho bazahurira. Kandi ndimo ndakubona wazanye amaturo yishimwe, uyikoreye ushima Imana, Imana izabafata. Ambwa ati haguruka ugende muri inzira. Sawuli namufasha. Ambwa ati nyagasani, kuwo muntu bavuze ko afite ubushobozi bwo kutwica no kutura, aravuga ati byarangiye, deja fini, namufasha. Ngo agiye kona akibitekereza cyo atungukaho Sawuli bari bamushyize mu nzu, ngasanga sha yatangiye ibintu byo gusenga. Nimumfashe gutekereza uko yasengaga, nimumfashe kubitekereza. Wa muhungu uvuye muri kaminuza, wamenyera amategeko n'ubukana n'ubukarikare n'ihanjagari n'ibintu byo guhinyura abarokore no kubita imbwa no kubita ibicucu no kubita ibigoryi bitazi kwifasha. Nimwumva uko yasengaga, bati Mwami Yesu uramfasha, urakomeye, ariko mbabari ibyo amafuti yose. Ariko ubwo arimo arasenga ari iki? Arimo. Ngo Ananiya yinjiye, yumva arimo arasenga, azabiranwa n'umwuka wera, maze ngo amurambika ibiganza aravuga ngo Sawuli mwene data, umwami wakubonekeye arantumye ngo uhumuke. Imana iguha umugisha. Imwumva se? Sawuli mwene data, ndiho ndahamagara Sawuli muri iteraniro, ndiho ndahamagara Sawuli uri aha hantu. Umva mwene da, umwami Yesu yantumye ngo ukire uhumuke. Ngo amurambika ibiganza, agiye kubona ibisa n'imboneranye bivuye ku maso, ngo arahumura areba. Ambwira ati igisigaye ni ukubatizwa. Ngo aramujyana baramugaburira, batangira kumwigisha ku gice. Aricara ariga. Ibyo wita ko wize ntabwo uriga. Ntabwo uriga. Iyo utariga aya mahame utariga. Reka da, uracyari hahandi. Baramwigisha, arabatizwa. Ngo amaze gufungura abona intege. Muri ibyo arembye ngo sigaho kwizera guke, na wa wundi yakizwa. Ngo wibuke ko Paulo nawe yari umwanzi w'ibyiza, ngo yamufasha atunguwe, yemera gukiza ubwo, ngo abintumwa Yesu yamamaza ubuntu bwe. Ndiho ndagutangariza icyo nshaka kwigisha muri iyi nyigisho niki. Ndiho ndashaka kubwira ko na wa wundi agiye gukizwa.
ongera umumbwira uti na wa wundi agiye gukizwa. Hari abantu bigize abo kudutuka, hari abantu bigize abo kudukoba no kuvuga ko nta bwenge tugira, niho badukarashije. Hano umugabo nka dogiteri, nimwibaza umuntu ajya guhabwa titire ya dogiteri ageze hehe? Ariko umuntu aganga ateye abadaje ya dogiteri yabari ya fake. Hari terimi isigaye ikoreshwa ngo ni fake. Batwise ba fake. Mugabo yakubona usega ati wowe uri fake, biramamo ni ibya fake. Ibyo ni ibya fake. Ntabwo umuntu wize yajya mu bya fake. Ariko reka nkubwire, umuri byavuze ngo nubwo yaba umuntu w'umunyacyubahiro, nubwo yakirusha abandi, Kristo aramuhebuza. Kristo aramuhebuza. Na wa wundi azakizwa, na wa wundi wakwishizemo azakizwa, na wa wundi ukuvugaga guporotekera ngo uve gukaza azakizwa, n'abaguteranya n'umugabo wawe bazakizwa. Ndabizi hari abantu bigize bagacometse, basa n'abafite urusenda mu kanwa. Umuntu yaza no gusenga, bamenya ko hari turo watanze, aba telefone yatanze da. Ariko ubwo mwabyivuganyeho ra, buriya mwabyivuganyeho se. Iko ubwo rero bavuze batangira kwitanga, maze abarahagurutse ibihumbi 100 barabitanze. Ariko mwabivuganyeho, reka nkubwire, abo bagacometse nabo bazakizwa. Nabo bazakizwa. N'abanyamagambo nabo bazakizwa. Uwadukije ni umunyembaraga zikomeye cyane. N'abandi bakuroga umunsi umwe uzabona bazanye uburozi. Reka nkubwire ngo hano umunsi umwe uzabona babuzanye. Haba udatekereza, umunsi umwe uzabona mwicaranyaho nabo barabiretse bahimbaza Imana. Wibuke ko Sawuli nawe yari umwanzi w'ibyiza. Haba wibwira ko ari abanywi bakomeye, nabo bazakizwa. Nta wandushije, cyokora wenda barandushije simbizi. Ariko ku rwego rwanjye n'urugero nariho nta wandushaga. Ninde se wandushaga? Ninde se wandushaga kurakara nkajundika peteroli? Murakare wajunditse peteroli. Nta wandushije. Ngo ndakajwe n'iki? Nk'uko abakobwa banze kumbyinishha. Cyo cyane umubabaro ntazibagirwa, uretse ko nabibagirwe na Yesu. Nuriya twasakiraniye mu nzira avuye kwiga, avuga urandamutsa cyangwa ntundamutsa. Cyo gihe bigaga mu byo bita section familiale, bara abakobwa bakuze, sinamenya ko ari nawe nzashaka. Avuga ni urandamutsa ubye, ntabwo ndamutsa. Nageze aho ndavuga ni nzajya mbaramutsa ku gahato, ubwo banga kuneza byanga bikunda, bazajya bandamutsa. Arandamutsa da, arigura. Ahubwo sinzi impamvu atanabimbaje tumaze kubana. Kuki utabimbaje? Uko waba uri kose, urwego waba ugezeho rwose, nta mutima watabasha nubwo waba nkibuye. Niko umuririmbyi yavuze ngo nta mutima watabasha nubwo waba nkibuye. Komera Imana amashyi, nta mutima watabasha. Ejo hari ikantu banyuye kuri radio ngo umugore arimo avuga ati umugabo wanjye turabana, twarakundanye rwose, ariko afite inzu yacu harimo icyumba yinjiramo wenyine, je ntajyangeramo kandi hashize imyaka 20. Mungira inama nza icyo cyumba cyane amatsiko, ese kibamo iki, kiberamo iki? Nabo bakinze ibyumba utageramo, nabo bakinze amakonti utabona, nabo bakoze byose, iyo mitima iri mu maboko ye. Arayishoboye, 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 nta mutima watabasha. Abandi bagenda bambwira ati byihorere ubwo mubanya mu mahoro, ubwo wenda icyo cyumba nicyo gituma mubaho.
hari ibyo waretse nawe urapfundikira urabyihorera. Ayo mabanga azayakumenera yakijijwe, ayo mabanga azayakumenera yahuye na Kristo. Sawuli akasasubiye Yerusalemu, abatambyi baravuga ati ngaho rero tubwiye bite, byagenze bite ko twari twagutumye muri aferi, byagenze bite? Avuga ati mwicare banyakubahwa mbabwiye, ubu mundeba murabizi ishyaka ryanjye, ubu mundeba murabizi ubuhamya bwanjye ku idini ko nari ndoze. Hari abantu biziritse ku idini, abati jewe nzajya njyayo numve ariko ntabwo nzava mu idini. Reka nkubwire, nturusha Sawuli kugira idini rikomeye. Havuga tumva narimo ngenda nanjye sinamenye uko byagenze, ntabwo narabutswe, nagiye kumva numva umucyo urantunguye, manuka gwivaraje nitura hasi, numvise ijwi gusa rimbaza ngo undenganize iki. Ati none rero ukondi nikondi, deja byararangiye, namaze gukizwa. Tangira guhangana n'abatambyi, tangira guhangana n'abanyedini, batangira kujya impaka nabo, batangira kumufata nk'umwanzi, batangira kumufata nk'umugome, ndetse baranabigerageza kugira ngo abivemo. Kenshi iyo tumaze gukizwa hari abantu baza ari intumwa z'abandi n'iza Satani kugira ngo zituvane. Ariko ndabamenyesha ko hari imbaraga zikomeye zirinze ubuzima bwacu, hari imbaraga zikomeye zirinze icyo twahawe, ku icyo twahiswe twakihawe. Sho nigisha abanyeshuri n'abahaye ubuhamya, nimba ivuga wenda bene data kuva i Burundi, uwo muntu baramuzi. Ni umuntu witwa Daniel usengera ku Ntahango w'umudiyakoni muri TWEBWE. Daniel yari umunyabyaha ruharwa. Daniel yari umwe mu mabandi akomeye atanu yibaga muri aka karere k'ibiyaga bigari. Yaduhaye ubuhamya, yaje kunsura nari muri paruwasi ya Gatenga, aduha ubuhamya. Bo bari bafite imiti ituma bamyaho amafaranga ari yo bisigaga ku mazuru, yagira amafaranga akaba yayumvise. Hari abo bita amajyambazi ndugu yangu, batari babandi b'intoki ebyiri. Bajura bitwaga ba Rucuro, nimba avuga muraza kubamenya, bo bose bari muri timu imwe na ba Daniel. Barafatwa, bamwe bararaswa, abandi baracika. Harabo barasiye no mu Rwanda, abibuka ayo makuru barayazi, igihe cya ba Rucuro. Abagabo babayaho bakora uwo mwuga, uwo muhungu baramufata Daniel, unamurebye ariko ndugu kwangana bene ahahe ni nkuko afata amabafura abiri, afite ibintu ahangaha, afite n'ibizigira bimwe bakoresha za Gatarina ngo bayikubitagaho inzugi zose uko zikurikirana zikagwa. Baramufata bamushyira mu mpimba, ugezeyo mu mpimba i Burundi. Agezeyo baramutorutira bakoresheje amashanyarazi, bakoresheje inkoni, baramutwika, baramukubita, bamukorera byose bishoboka kugira ngo avuge. Uko bamusohoye bamutorutira baterekana, genda rengana, n'igihe kimenyetso se ntabyo nzi. Bonge babati ngewe ntabyo uko babikoze, noneho bamushyira mu kato. Abamo bayemo imyaka irashira, ko bamaje bageze baravati murekere yaheremo. Nuko munsi umwe mukozi w'Imana yitwa Pastor Samuel, Reverend Samuel, jya kwigisha mu mpimba muri gereza. Sinzi uko Imana yagiriye ubuntu uwo muhungu, bati mufungure n'abandi baruharwa nabo baze bumve. Haraza arumva, yumva ya magambo
imbaraga z'umwuka wera nk'izafashe Sawuli nazo ziramanuka. Reka nongere mbabwire, ubutumwa bwiza bufite imbaraga zihagije zo gufata umuntu uko yaba ari kose, nubwo yaba afite umutima umeze nk'ibuye, umwami arawushobora. Komera Imana amashyi. Umva mama, uzajya umureshya umurarike, azanga icyumweru kimwe n'icya kabiri n'icya gatatu nagera gutera ibyatsi, ariko umunsi umwe amasengesho azumvikana, uzisanga yageze imbere y'Imana. Ujye umurarika na wa mwana wawe, ujye umurarika. Haraza aricara arumva, maze ngo aho yari yicaye ijuru riramugwira, umwuka we aramufata, atangira kurira. Baramwegera bati bite? Ararira, araboroga, aravuga ati ndagira ngo Imana imbabarire, ndagira ngo Yesu ambabarire, nakoze ibyaha byinshi, ndagira ngo mbyature mbere y'umukozi w'Imana. Tangira kwato. Ahubwo ati mwanyemera mugahamagara ba prokire, mugahamagara abacamanza nkatura bahari, kwiba ibintu ntigeze mbibemerera kuva nabaho. Ngo batigura umunsi araza aravuga ati ninjye wibye runaka, nari ni timini, ninjye wibye runaka, nari ni timini, ninjye wibye runaka, aho hose ninjye wibye amafaranga, nibye ntagira naho nibye nabo nishe nta nubwo nzi sinabamenye. Ariko nsabye Imana imbabazi, kandi nsabye n'igihugu imbabazi, nsabye n'abaturage bose imbabazi. Yabikoraga arira, abantu bose barabati bibaye bite, abanyuru bose barafatwa, uwo muri rukwira hose. Reka nkubwire, arakizwa. Amaze gukizwa baravuga ati ubwo yihannye n'imbaraga z'Imana tumufungure, baramufungura. Ubwo nari Burundi yari umudiyakoni uri kunsavinga, niwe wangaburira. Komeye Imana amashyi bene data. Reka mbabwire, ijambo ry'Imana ryifitemo imbaraga zikomeye. Icyo nkubwira cyo, nuriya azakizwa. Ongera umumbwire ngo nuriya azakizwa, nuriya azakizwa. Kandi nawe uko waba uri kose uzakizwa. Reka ndangize ku buhamya bwanjye nababwiye mpora mvuga. Nanjye nagize umugisha muri uko kwigira kagarara, naragarambye meze nka ferabeti ihagaze. Najya no mu kiliziya nkajya kwica misa z'abandi, twakwikiraga imisumari munsi y'inkweto kugira ngo dukange padiri n'abakobwa barimo hose. Ibazaho umuntu aba umunyabyaha kuzageza nubwo ajya mu kiliziya ntacyo yumva. Abenshi bapfa kujya ari uko bameze. Kajyana n'inzoga mu kiliziya yazamura, tutwara bimenye kunywa wenyine. Ntabwo uzajya unywa wenyine natwe ngo dutahire Eucharistia yonyine. Yazamura ati mwakire, abandi bakazamura uducupa. Hari ku munsi umwe mukobwa arandarika, sinamenya hanjyanye, nkagira ngo tugiye kubyina, ngiye kubona abananirije mu rusengero rw'Imana. Umwigisha w'uwo munsi arimba indirimbo ngo nari mboshywe rwose mu mwijima mwinshi, ngo ntabwo nari nzi Yesu wavuye mu ijuru, ngo none yambohoye ingoyi zose nari mfite, ngo ubu nsigaye ndirimba Yesu, ngo ni igitangaza pe, ngo ni igitangaza pe, ngo ubu nsigaye ndirimba Yesu narakijwe. Aririmbye ngiye kumva numva ntangiye kurira, abwirije numva ntangiye kurira. Kristo abaramfashe nanjye arambona. Uko waba uri kose, uwo waba uri we wese, ibyaha waba warakoze byose, umunyembabazi arahari, kandi umunyembaraga arahari, yiteguye kugukiza no kukubohora. Ndashaka gutangariza umuntu wicaye muri iteraniro utarakizwa, utarakira agakiza, uyu ni umunsi we wo gukakira, uyu ni umunsi we wo gukirizwamo. Yakije Sawuli kandi zigakiza uriya, nawe yagukiza kandi yakubohora ikubohoye. Niba uri hano muri iteraniro ukaba ukeneye gukizwa nk'uko nguko, zamura ukuboko, Imana iguha umugisha. Zamura ukuboko, shyira ukuboko kwawe hejuru, Imana iguha umugisha. Kuzamure rwose, kuzamura udatinya, kuko iyo nzira ushaka kunyuramo niyo n'abandi banyuzemo. Zamura ukuboko aho uri. Haguruka tugusengera Imana. Haguruka tugiye kugusengera Imana. Tugiye kusengera nk'uko Ananiya yasengeye Sawuli. Haguruka nawe, we wazamuye ukuboko.
komeza uhaguruke uhagarare, haguruka niba uri no hejuru, zamura ukuboko, turakubona, turakwakira, umwami agukize muri iteraniro, akubohore. Mutere intambwe muze hano imbere, mutere intambwe muze hano imbere. Dukomere Imana amashyi tubakira, twakira uyu munyago wa Kristo. Ngwino nawe tera intambwe, niba uri no hejuru baguha umwanya, baguha inzira, umanuke neza uzi imbere y'Imana. Natwe twiteguye kukwakira, natwe twiteguye kugusengera no kugusabira Imana yo mu ijuru ibohora umutima wawe, ibohora ubugingo bwawe, igukize, wakira agakiza ka Kristo uyu munsi wa none, ubona amahoro mu mutima wawe. Nta mutima n'umwe Kristo atabashije, mitima yose naho yabimeze nk'ibuye arayishobora. Zamura ukuboko aho uri, utera intambwe, Imana iguha umugisha. Zamura ukuboko nawe niba uhari, turiteguye kukwakira. Uyu ni umunsi mwiza wo gukirizwamo, uyu ni umunsi mwiza wo kwakira agakiza, uyu ni umunsi mwiza wo kubohoka. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Muho mubyeyi umwanya nawe atambuke, natambuke tumwakire. Niba uhari nawe komeza uze, uyu ni umwanya wawe, uyu ni umwanya wo kwakira agakiza, uyu ni umwanya wo kubohoka, ni umwanya wo kwakira umwami umukiza wawe. Dukomere Imana amashyi twakira na mushiki wacu, nawe Imana imuhe umugisha. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Imana ibaho umugisha. Uracyabitekerezaho se? Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Muri Kristo harimo imbaraga. Hari abandi banywa itabi rikabarenga akazagira ati sinzarikira, ariko muri Kristo harimo imbaraga za gukiza itabi, harimo imbaraga za kubohora mu nzoga, harimo imbaraga za kubohora mu busambanyi, ukagira umudendezo, ukabona amahoro. Dusenga Imana, tugiye kubasengera. Murakuze, muzi icyo gukorwa, icyo mukoze murakizi. Hariye dusengera umuntu ariko ukabona ari umwana muto atazi neza icyo ahisemo, ariko mwe muri bakuru muzi icyo muhisemo. Icyo muhisemo ni ukwakira Kristo, icyo muhisemo ni ukwakira agakiza, mukava mu byaha mwagendeyemo, umwami nawe yiteguye kubababarira. Ndagira ngo mwature aya magambo, muvuge ngo Mwami Yesu, turakwakiriye, tuje imbere yawe, tukuzaniye imitima yacu n'ubugingo bwacu. Ibyaha twakoze byose twemeye kubireka, amazina yacu uyandukure mu gitabo cy'urupfu, uyandike mu gitabo cy'ubugingo, kandi uhereye umunsi uduhe kuba mu nzu yawe no kugukorera. Tubisenze byose mu izina ryawe ryera, amen. Dufatanye kubasengera. Mana, turagushimye, turaguhimbaje muri uyu mwanya mwiza. Turagushimiye kuri Imana ikiza, turagushimiye kuri Imana ibohora, turagushimiye kuri Imana ikuraho, turagushimiye kuri Imana ishyiraho. Uri Imana ihindura, uhindura imitima naho yaba imeze nk'ibuye ikaguhindukirira. Turagushimira kuri Imana ikiza ibyaha, igakiza ibyago, igakiza amakuba. Icyubahiro ni cyawe Mana. Reka muri uyu mwanya mwiza ababaja bawe n'aba bagaragu bawe turabasabiye ngo babohore, turabasabiye ngo bakize, turabasabiye ngo bababarire, turabasabiye ngo uyu munsi wa none amazina yabo uyandukure mu gitabo cy'urupfu, uyandike mu gitabo cy'ubugingo. None batane urugendo, bafatanye natwe gukora umurimo w'Imana kugeza igihe uzazira ukabatwara mu bwami bwawe. Urakoze Mana, turagushimiye, tugukomeye amashyi, tukura ubwatsi mu izina rya Kristo Yesu, amen. Munyure hano muvugane na bene data, muvugane.